ashaka kukwica bibeshye mwinjizemo naze hano ariko ngo turi abantu babikandanyibye nose uramwumva itara ry'abana banje araryibye naza n'iki gikapu nose bigenze oya se kandi oya bigenze bite batubwire Chabizu Sasa TV. Nibiki se kandi wowe umva abanyagahinga baranyishe neza baranyishe barakwishe bari kunkurikirana ntuzi ukuntu ari babi ni babi bari kunyirukankaho nose bari kukungaho bigenze bite nyine umva nasurabiye turi abanyamubande noneho ni abanyagahinga bari neza barenda kunyica bari kunyirukankaho bari kukwirukankaho nose kuri kushaka kwinjira mu nzu yawe nagira ngo nihishe nyine ariko se Fidel ubakwica bagushaka iki ko we ntabwo uzi ukuntu bari kunyirukankaho nose ufite imitungo iruti yabo ku buryo bakwirukanka bashaka kukwica uzi ubugome bwabo urabuyobewe reka ntabyo bintu ntabwo bizi ntabwo nose uwo muntu ameze aturi kukwirukanka umva nabonye sinzi ubwoko bwe sinzi ukuntu mubonye bitaniwe hafi ariko yaraje nkurikiye ashaka kumfata ndiruka usaba abanyagahingura bayobewe ashaka kukwica bibeshye mwinjizemo naze hano ugamere asoni ntasoni ibintu by'ubujura simba mbishaka uya se nibiki ntasoni ariko ngo turi abantu babikandanyibye nose uramwumva itara ry'abana banje araryibye naza n'iki gikapu nose bigenze oya se kandi oya bigenze bite batubwire itara ry'abana banje ducana bari gukora tike araryibye none se uyaragenda kubeshya reba muri kiriya gikapu nta kintu ibintu by'ubujura si byiza wowe agiye kukwica ngakwica guhora kubera nyine ubugome bwawe yego kutubya abakiriya gira vuba banza ntabwo ndi kumva kugeza iyi saha ikibazo gihari ubu nari kuza aho ceceka nkusobanure ari guhungira mu rugo rwanjye kuba ntabwo nyibyimbeshye njya oya bigenze bite ari kuza aho mbabwira yuko ngiye kumuhisha umwishe ni igisambo bigenze bite twebwe turi babi ahubwo ni babi mwebwe hari ubuyobewe ngo areba mu gikapu ureka atanyira itara ry'abana none se Fide umwiri itara abana barakubeshya ariko kinjiza mu nzira bareka turebe mu gikapu reka tuvuze igikapu ko n'ubundi namwe nyifite ese warebye amacyangwa hari itara rimeze riti itara ryanjye rireba urabitanga itara turebe rwose Fide kajura gusa aba sinabivuze ntabwo ari iryawe yewe ndiguze hariya uriguze he reka nkuba Fide uri kuvuga ngo abanyagahinga ngo ni inyamaswa n'imbi uramwibye uriguze ariko ntabwo wagenda ukanyereka uwo muriguze oya Fabi njye mwirukanka umuhanda wose mubanze mu nyumve abanyagahinga nabo ni abantu nkatwe abanyagahinga ni abantu nkatwe ntabwo bazi ubusa ntambeshye kandi nariguze oya uraryibye rwose biragaragara abaturanyi bararisi yewe uri kubeshya ngo ni umunyagahinga ugendera gutandukanya agace k'abantu n'amoko ngo ni abantu babi oya Fide ibi ntabwo ari byo rwose ibintu by'ivangura igendere nawe rwose baba we niko Fide rwose ibintu ntabwo ari byo ntabwo nguseka humura bibaho ntabwo nguseka nanjye ntabwo nta muntu utiba bibaho ariko nawe urakabije ibyo bintu byo kuvangura amoko ngo ni umunyagahinga tukabanyaka abanyamubande ntabwo ibyo bintu ari byo muri iki gihugu tugomba kuba twese turi abanyarwanda ibyo bintu byo kuvangura amoko wapi genda rwose ngutishijemo ijisho ibintu bikubera isomo jya wiba neza ureke gusebya abantu ngo ntabwo nuko ngo agace ngo ni umunyagahinga tukabanya abanyamubande oya gaho ugenda burya uri n'akajura